Ariel Ways yakoze ibintu bikomeye cyane abantu bibajijeho cyane bibaza niba koko ari agahinda gakabije cyangwa se yabikoreshejwe n'uburakari bw'uko Juno Kizigenza yamukatiye. Ibingibi kandi abantu bakaba bari kubuhuza n'ubukwe bwa Juma Jokes bwabereye muri Tanzania ndetse bukanabera muri Nigeria. Ibingibi rero turaje turebe nimba bifitanye isano. Ubukwe bwa Juma Jokes bwababaje Ariel Ways cyane ko Juma Jokes yari inshuti ya Ariel Ways bahujwe n'ibikorwa by'umuziki. Ndaje turebe akantu ku kandi ukore subscribe kugira ngo tuzajishikwa umunsi ku munsi n'ibiganiro tukugezaho. Showbiz News Rwanda. Yes, nuko rero twinjiye mbabwiye ko nitwa Fred Raising ni Showbiz News Rwanda. Tubanze turebe ngo Juma Jokes ni muntu kandi bihuriye he na Ariel Ways. Ese kandi ubukwe bwe byagenze bite? Mu magambo make mu munota umwe gusa, mu ntizi y'umunota umwe tubanze tubivuga kandi turi buze kureba Ariel Ways ninde, ese ibi ya postinze ni biki, ese byakiriwe gute n'abafana, bihuriye he n'ubu bukwe. Nukuvuga ngo rero duhita duhera kuri Juma Jokes. Ubundi no umuhanzi ubarizwa muri Tanzania, kubera ko iyo tuvuze Juma Jokes duhita twumva Diamond Platnumz, duhita twumva kandi na Harmonize TZ. Uyu nguyu rero Juma Jokes no umuhanzi ukomeye muri Tanzania no muri Afrika y'Iburasirazuba muri rusange. Akaba yashingiye no bita Priscilla, akaba ari umukinnyi wa filimi kabuhariwe muri Nigeria. Nyuma uyu nguyu Juma Jokes ni umugabo w'imyaka 35 y'amavuko, mu gihe Priscilla we afite imyaka 24 y'amavuko. Aba bombi rero bahuriye mu Rwanda ku nshuro ya mbere ubwo bari baje mu mikino ya bar, bahanye nimero na telefoni. Gusa Priscilla nigeze yandikira Juma, ahubwo Juma niwe waje kumwandikira, batangiye kuganira baba inshuti kugeza ubwo bakundanye. Anga mu Rwanda kandi ni naho uyu nguyu Juma yabereye inshuti n'uyu nguyu Ariel Ways wavugwa mu rukundo na Juno Kizigenza. Ibyabo rero ntibyatinze kuko muri Gashyantare 2025 nibwo bakoze ubukwe bw'akataraboneka bwa mbere bubera muri Tanzania. Kwa 17 Mata 2025 nibwo bongeye gukora ubukwe bwa kabiri bwiganjemo imihango ikorwa n'abanya Nigeria, harimo gusaba no gukwa ndetse n'indi mihango yabo. Kuri wa gatandatu nibwo bakoze ibindi birori aho basezeranye imbere y'Imana, ubundi inshuti n'imiryango bacinya kadiyo karahava. No bukwe kandi bwatashywe n'ibyamamare bitandukanye mu ngeri zitandukanye, harimo Diamond Platnumz ndetse n'abandi. Ubu ni bumwe mu bukwe bw'ibyamamare bubaye muri 2025 bunyeganyeza imbuga nkoranyambaga nyuma y'ubwa Hamisa Mobeto na Aziz Ki ndetse na bandi bagiye batandukanye. Ubu bukwe rero n'ubukwe bwagaragajwe n'amarangamutima menshi cyane ndetse n'ibyishimo. Niyo mpamvu nagira ngo nkubwire ngo ubanze ubwire Juma Jokes congratulations muri comment, umwifurize urugo ruhire kandi wishimire kuba yagize ubukwe bwiza, kuko uri kubona ko nawe byamushimishije cyane ku buryo yabuze uko abifata, ararira. Ariko Diamond Platnumz wari umuri hafi amufasha guhosha ayo marira. Ese ibingi bihuriye he n'uwo bita Ariel Ways wagize atya agafata atya akajya kuri Twitter cyangwa se X ku rukuta rwe, arangije apostinga ifoto ye muri kubona hano, ati kuba umukobwa ntibyoroshye. Hari n'akandi ka video byari kumwe aho yageragezaga gutracking ibyo twita nka gushakinga cyangwa se buri bira mukoresha bya nyashi byo kugira like tracking cyangwa se gutigisa like nyashize. Arangije ati kuba umukobwa ntibyoroshye. Gayo nguko rero ibi ngibi byabaye bihurana n'ubu bukwe rero. N'ubukwe bwawe bumaze iminsi buri kwitegurwa. Icyo navuga nuko uyu nguyu Ariel Ways yakundanaga na Juno Kizigenza. Hari indi video igeze kujya hanze, Ariel Ways avuga bamubaza umuntu abona bahuza muri industry, aravuga ati twari guhuza byarangiye byanze, kuri ubu ngubu sinzi ngo ninde dushobora guhuza. Ubwo yavugaga Juno Kizigenza, ubona ko ari agahinda yari afite. Arangije aragenera posting ati ku mukobwa ntibyoroshye. Ibi bihuzwa n'ubu bukwe bwa Juma Jokes bwarimo buba. Abantu baribaza ngo rero byabihuriye. Amaze gupostinga cya umufana umwe witwa Cyantengwa aragenda aravuga ati nicyo kintu cyoroshye kurusha ibindi, kereka iyo ugikoresheje nabi nibwo utangira kwicuza. Rero ubwo umaze gukura noneho komera ku bukobwa bwawe
wihesha agaciro, ureke itabi, ubusinzi, ubusambanyi, kwigira umuhungu kandi uri umukobwa, ugaruke ube nyampinga, urebe ko utazahesha ishema umuryango. Iyi muntu yanditse amagambo yabyize personal cyane, yabyegereje umutima. Na Airways rero yamusubije nawe arati, ntabwo wanyigisha ku bukobwa bwanjye, icecekere Bikori we. Ubwa Theogene Bikori. Ibingibi rero byagize like byateje impagarara kuri X, abafana batandukanye batera comments, ariko nanjye najya nkubaza, ubundi urebye imyitwarire ya Airways ubona koko yitwara nk'abakobwa? Ese koko ubona iby'inguyu cyantengwa cyangwa se wo Airways yise Bikori koko bikwiye cyangwa se kuko yavugishije ukuri? Nabyo uratubwira muri comment. Ese ibingibi koko byabaye bifite aho bihuriye nanone n'ubukwe bwa Juma Jokes? Uratubwiye muri comment, cyangwa se bifite aho bihuriye no kuba Airways yaranzwe na Juno Kizigenza? Ndabakunda cyane, nitwa Ferris. Ukore subscribe kugira utacikwa n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Na makuru abagezweho kandi ari kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho ngemba nitwa Fredriz. Iyi ni Showbiz News Rwanda. Buri cyumweru ni video ebyiri, uzajya urebe amakuru agezwe kandi short buri munsi. Ndabakunda cyane. Showbiz News Rwanda.